yagiye mu bitaro. Godfather nawe uravuga cyane basi tujye tuvuga rero. Genda gake gute se? yavuye mu bitaro, polisi ifata Muheto imufunga iminsi 5. No, kankubwire Shadi. Mwazarafunze se. Aho kugira ngo yangize abana b'abakobwa like cyangwa iki umuntu batifata mwazayafunza kugira ngo bajye basiba none kuri rubanda. Uranyemerera musubize? Najye mufunga ayo mayoga. Gusubize? Gusubize? Vuga ngo abazasangayo ni babandi like so rero azagaruka none ari mubi cyane kurushaho kandi still agihetse rya darapo. Mbere yuko muzana santima turareba impamvu ntabwo gukora ubuvugizi kandi mugakoresha amarangamutima gusa. Urimo kunyumva Lili? Ndakumva. Muheto bamufunze iminsi 5, baramwicara baramuganiriza mu ko atagomba gutwara adafite permis. Baramuganiriza nko ndi kukubwira ibyavuzwe n'umuvugizi wa polisi Afande Rutikanga. Uri kumva? Barekura Muheto ntabwo bigeze amutwara mu nkiko. Polisi yamufunze iminsi 5 bafungwa uwatwaye yanyoye, barangije baramurekura mugira inama nkuko twabibwiye n'umuyobozi wa polisi. So Muheto yongeye gukora iki cyaha, ndivuga ngo yakoze isubira cyaha, yongeye gutwara yasinze. Wagira ngo yabaye kazungu. Uretse gato yongeye gutwara yasinze, asubiramo cyaha yakoze mbere. Polisi iravuga ati hari wanditse ngo bamuhe last chance. Cyo kare kandi ubwenge ko muzakurikira ibintu muri kuvuga nge na kimwe rwose ndi gukura musibye. Urabye ko ushaka tuvuga amarangamutima yawe? Oya, amarangamutima yanjye iki like ese ni ibiki muri kunguka muri ibyo byose muri kuvuga? Ese ahubwo muri gukora iki mwebwe nk'abafana batoye Miss Muheto? Turakora iki? Ujye kuvana muri polisi mu mutana. Ngo mva ngo abafana mufite ubuhe bushobozi? Abafana mufite ubuhe bushobozi? Ngo mujye kumuvana muri polisi. Umva nyine ni mwebwe mwavuze ibyo bintu nawe byo kumbwira ngo ukutanga uri kuvuga ngo Muheto yakoze ibi nibi kandi so yakora ibi nibi no na nge ndumva bitari interested ahubwo se turakora iki ahubwo right now wakora iki ntacyo? Yeah, we can. Sheri twamuvugira uriya mukobwa urumva? Hanyuma mara kumuvugira nyine like niba muhane ahubwo baze bamuvure bamwigire. Rega Shadi kuri ngewe n'igihano yarangije kukibona, areba ukuntu abantu bose ari kumwota. Iki si igihano koko kuganira namwe ni nko kurya imbuta, ntabwo umuntu abifata. Byamaze ariko uriya mwana w'umukobwa Sheri uburyo mwamwihaye before urumva n'uburyo muri kumwiha ngewe biri enough urumva? Wadifa yo bimeze bite? Icyana arakizi izeye ko babonye babandi birirwaga bivugisha ngo Miss Rwanda wacu. Ndi kubabona ama message, ndi kubazunguriza umutwe. Reka umva muko cyomo bari nyumvire vrema. Eme fata ijambo. Ngiye cyo nshaka kuvuga kuri uyu mukobwa. Abantu bikumva yuko ibintu biri kuba kuri Muheto ari ibintu ari biri kuba wenyine. Aya mategeko n'amategeko agonga buri munyarwanda wese ukoresha umuhanda. Koco. Yes, thank you. Amategeko mbere yavugaga iyo bagufataga udafite perime bakwandikiraga mu 50 ukajya. Ariko ikintu baje guhindura dore ngiki. Sans perime naga ari 50 kwandikira ubundi 100. Wakwandikira 50 ubu iyo uri sa category ufite nka se utwaye imodoka iri ku rwego rwa B. Uri kunyumva neza? Nyuma y'ibyo bintu rusasa ukuntu ibintu bisigaye bimeze, iyo bagufashe wasinze ufite kuba icya mbere uno mukobwa yakoze kuba na perima afite, reka manze vuba icyo ndebaho. Yego kwereka barabizi ibyo byose abatwara bose barabizi. Yes. Kandi birirwayo icya mbere Godfather yakoze kuba na perima afite bagomba kumwandikira 100. Icya kabiri kuba yasinze yo cyabo no munsi none turi kugarukaho cyane. Iki cyaha kikujyana mu rukiko Godfather uwo wari we wese. Iki cyaha bakwandikira 50 yo 100 yo wasinze yo raperi mufite bakakujyana no mu rukiko. Ikiyongera byanda bavuze ko Kenisoro bamukatiye amezi asubitse ngataratu.
bivugishaga iki byose ngo bari kumufana urumva nibo bari kumucururizaho urumva nicyo kintu njye kiri kumbabaza mwebwe nk'abantu b'abanyarwanda umwana wese yakoze amakosa ari kuyahanirwa ese kubera iki mwebwe muri kwishima ngo kubera iki muri kubivugaho kubera iki wagira ngo ni ikintu cya danje muri kuvuga bro Jean Paul uretse gato Jean Paul bamufunga ko yagiye mu itangazamakuru uretse gato utaje ngo ubuze abantu kumuvugaho mu itangazamakuru nawe nzi ko Gasana generali utaje kuvuga nawe nzi mbabajije bampora iki kutaje kuvuga na mva mbabajije bariya hari abamuvugiraga njye ntabwo namuvugira ugaruke kuri Miss Rwanda umugore wa Prince Kid umugore wa Prince Kid ko bamushyizeho amapingu bakamutwara nkuko batwaye Muheto bamukeka kunyereza ibimenyetso kutaje ngo uvuge bari kuvuga umukobwa batuye bakajya kumufunga ko itangazamakuru ryamanditseho ko n'uyu mudiri kimwandikaho kutaje gukompreninga wiki ongera wivuga cyane wivuga wihuta sheri vuga buhoro amazi kanyari ngiye ntuje umukobwa Miss yakanye nta mugabo nyara mugabo aranyaza ndanyara se ndanyara runyaje so umyaza urempfisa se wabishobora wowe ifantu kari ngombwa kubwira abanyarwanda baranga ko niba ariko nibyo wivugira nibyo wivugira kuba waramenye ko ibyo wivugira ndakwigenza njye ntabwo njya mpimba ibintu uhora ubwira abanyarwanda no kuremfisa imbere y'abantu bangana gutyo ukabatangariza ko ndi ikiremba kiri ariko niko ujya uvuga kuremfisa none se njye bizire nibo nkore wihohoterwa ibi ni harabiko ihohoterwa ry'iki kandi ari wowe waryikoreye ariko kuba kimwikorera y'ibintu mwarangiza mukabyakora iki kiremba abanyarwanda banyumva so reka tugende gato nkubwira ikintu kimwe Shadi nari nkubajije ngo kubera iki Miss Elisa iradukunda umugore wa Prince Kid bamwambitse amapingu bakamugera mu modoka ya polisi no ku itangazamakuru rikamutunga kamera kutaje ngo ubyanjye kandi ari umuntu watowe n'abanyarwanda sheri ko icyo njyanye aho ngaho nkanzi turi kwa Muheto icyo ugiye ku bantu bashingiwe byarumva twaranabibagiwe twebwe urayina turi kwa Muheto ko icyo uri kumvanga wayi okay uri mu kibazo n'indetse umva icyo nashaka listen to me Surya yawe ntukavanga ibintu sheri ushaka kugira ngo twike ariko mani nukuvuga ngo Shadi twacceptinge ko uretse gato sheri twacceptinge ko iyo umuntu yamaze kuba public figure sibyo icyo nemeranya nawe uvuga kandi gifite rezo ni ukuvuga ni gute abantu society iburinga umuntu abantu nibireke kuburinga umuntu ariko niba umuntu ari public figure akajya hariya akaba yafunzwe niyo mpamvu bonye fata ku mavuta kuko yirirwa imbere ya kamera yarafunzwe ejo bundi itangazamakuru rirandika sibyo Shadi ntabwo abaturage ugiye kureba kino cyana abantu birirwa bagonga ni benshi mu mujyi wa Kigali bakuri ibingibi bakagonga n'abantu bagapfa ntabwo bajya mu itangazamakuru kuko ntabwo ari public figure tugaruke gato yari tutumva kuvuga icyo nemeranya nawe sibyo ako se kanze mubwire ahantu uko musinga point ni hamwe hold on kanze mubwire buriya hari abantu njya mbona sinkubeshya nkabona ko batakwiye kuburinga ese abo bantu nyine hari abantu bakwiriye kuburingwa nkanjye njye rwose mwajye mubinshiraho kugira ngo mumushe kuri uriya mwana w'umukobwa mwajye mukamburinga njyewe sheri ko nabimenyereye tukaburingana njyewe rero gukora conversation apana kujya kumenyera uriya mwana w'umukobwa tanga point zifata ikintu uri kuvuga njyewe uri kumva ngo uri kunshira ukanshurukura oya sheri ibintu byo kuburinga ngo kubera kuri public figure uriya ni umukobwa waserukiye igihugu sibyo urumva even if rwose yakoze amakosa sibyo ariko nawe ari kuregreta sheri aserukira igihugu aho njyewe sheri nta kibazo mujye muza mu mburinga ariko ntimukajye muburinga n'umwana w'umukobwa ese buri kwivana he ndakubaza ni bari kumuburinga bari yego ko si mwebwe se mwamwihaye gute nyine gute se na murabiyobeye se we misi umusinzi ni gute ngo twisanze ngo turi gutora ngo misi w'umusinzi nkaho atari mwebwe mwamutoye bro kubera ko yahuye n'ikibazo sheri kubera ko mine wumva ukuntu abanyarwanda muri abana babi urumva
hariya niho mpita mbona umunyarwanda icyo ari cyo sasa urumva ikibazo rero ngiye kuvuga muza mwitwaza ngo public figure ubumuntu bwanyu bwagiye sheri muva n'ibyo byose mwazanye ubumuntu se byibura ko yakoze amakosa twemeye umwana yakosa arahanwa ese mwebwe ubumuntu bwanyu muri hehe ko mwirirwaga mumufana mumutora ngo ni mwiza ngo biki babafana bose bagiye reka nze nkubwire twamufanye mu babisi twamufanye ngo ajye gusenda ko mu minsi nuza kubizana gutyo nuko uretse gato minsi tumutora afite ibintu bitatu bikurikira uburanga indangagaciro bitewe n'amagambo yanyu bitewe n'ukuntu naburizanye bitewe n'ibigambo mwamukubita umva hano gato ikibazo rero ushobora kubona ufite na point ariko uryo uyivuze point yawe igapfa sheri nta kuntu atanasinda naburizanye erega abantu bose ntabwo ari ko bakira ibyo bintu sheri hari abana bibagora urumva kugira ngo binjire muri sosiyete babanza bakidroga murumva ahubwo mwebwe mwitekereza ku magambo ufite point ariko uryo utanga point yawe irayipfa nicyo cyo yamaze kanye nyivuga ko nyishaka